So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Ino nakaba ari umwami w'umwana official, of course njye ni umwami muto cyase unyite musaza wabo Simba. So guys nababwiye ngiyi mihanda papa tuba dukwiye gukata muri ino mihanda tukamenya ngo wagwane, tukamenya ngo ni iki kiri muri ino mihanda papa ari wanje. So guys no kuvuga ngo rero ejo muri twakoze ikiganiro kivuga ku bwambuzi bwa Ben ndetse na Meddy. Baza iki kirego kimaze imyaka igera ku 10 we. Reka gwitse gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye ukomeza kujya ibonera kujye uyu munsi rero iki kiganiro cyashyizwe ku mucyo kubiri kuvugwa hagati ya Ben ndetse na Meddy. Man kimaze imyaka myinshi pe kuva 2010 kugeza 2024 acenzeho imyaka 2014 nimaze kurenga Bimaze ko bikaze. So no kuvuga ngo rero ibindi bintu byose byaturutse kuri Patrick nyiri top 5 say yashyize umucyo ku ideni nyine cyangwa se ku byavuzwe ko aberewe mideni na Meddy ndetse no twakita The Ben. Wineza Patrick rero rwiyemeza mirimo mu by'umwihariko ariko mu myidagaduro yagarutse ku nkuru yo kuba hari amafaranga yababerewemo na Meddy ndetse na The Ben. Ibyo ngibyo ni ibintu byawe mu 2010 icyo gihe zamusanze hagigurumana no haberaga ibitaramo koko. So no kuvuga ngo rero ku itariki 13 Gashyantare 2024 muri gahunda y'inyarwanda ino dukesha amakuru ubuhanzi n'imyidagaduro mu turere nibwo twaganiriye na Ben abayisenga akomeza ku nkuru y'uburyo Musanze bahoze ari ihuriro ry'imyidagaduro kuva na kera nubwo bigenda bisubira inyuma kuri ubu nyine ntago bigitwika cyane nka kera. Muri iki kiganiro niho havuye kuba abahanzi barimo nka The Ben ndetse na Meddy babereyemo ideni Wineza Patrick nyiri top 5 say ibi navuga yuko bishingiye ku mafaranga yigeze kubaha muri za 2010 bateguye igitamo bagombaga kuza kukiririmbamo nyine to. Ariko mu byukuri iyo bikurikiranye neza usanga The Ben ubundi ntaga byisangamo neza ko icyo gihe bari bafite urugendo rwo kujya muri Amerika and then ahubwo Meddy birashoboka ko ariwe bari batumiye ngazaze aririmbamo ahantu. Ben rero no ramuniga ngo ni Ben abayisenga babyumvisho gusa Ben abayisenga ashobora kuba ubite n'imyaka iciyo ibyo binatarabyumvishije fresh. So no kuvuga ngo rero ahangaha yanavuze yuko ideni ryaba ryarazamuye iki kirego cyangwa se iki kiganiro cyihariye nyine tunuko ngo iki kiganiro cy'ubundi ibintu by'imaze igihe kuva na kera. Urumva iryo deni ryo ryazamuye izimagara tumaze iminsi turi kubona ku mbuga nkoranyambaga. Ikirego gusa rero mu kiganiro cyihariye inyarwanda yagiranye n'Uwineza Patrick yavuze yuko icyo kuri iki kibazo yavuze yuko cyarangiye kera nta kibazo yaba gifitanye na Meddy ndetse no twakita The Ben. Yahishuye yuko mbere y'icyo kibazo cyari gihari ariko ari Meddy gusa bari bafitanye ikibazo ya right nkuko rero mbibabwira ara hejuru mbabwira ati Meddy ndakeka no umuntu bafitanye ikibazo nangane tubwiye yuko yari afitanye ikibazo na Meddy gusa bari bafitanye kuko ari we wagombaga kuririmba muri icyo gitaramo cye ariko nibyamukundira kubera urugendo yahise ajyamo nyine base bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Patrick yagize ati amakuru nyayo ni yuko hari igitaramo Meddy yagombaga gukorana natwe ubanza Ben abayisenga yarabyumvishijeho ariko we naga bivuga uko abyibuka bite n'igihe cyaba giciyeho abivuga uko bitari nyine tubite n'imyaka ishize. Yagaragaje yuko rero kugeza ubu ngubu nta kibazo afitanye na Meddy ndetse no twakita The Ben. Yagize ati nanjye nta kibazo mfitanye na bari y'abagabo nta kirego nigeze mbatangaho ibyo byose ni ibihuha.
So guys, iyi mihanda ubundi ngiye harimo ibintu bijyanye n'aya makuru ari byo bintu biri gucicikana musamba naryohewe nibwo byaba ari ibihuha. Uwineza Patrick rero ari mu bagabo bihagazeho ahangaha mu myidagaduro nyarwanda navuga yuko bashoye atagira ingano mu bikorwa byayo kuva hambere habaho gushinga top 5 say gutegura ibirori ndetse n'ibitaramo ndetse n'ibindi bintu byagendaga bibera ahangaha mu Rwanda by'umwihariko mu turere nka za Musanze. Uwineza Patrick yavuze yuko rero inkuru yatangajwe nabi kuko nta kirego yatanze kandi nta kibazo afitanye na Meddy ndetse n'uwo twakita The Ben. Inkuru yavuzwe nubwo yagarutswemo The Ben, Uwineza Patrick yavuze yuko Yari Meddy, Ben nta kibazo yafitanye nawe. No kuvuga ngo Meddy rero niwe wagombaga kuririmba mu gitaramo cy'Uwineza Patrick, gusa ntibyabashije gukunda hari mu mwaka wa 2010. Ibaza ariko niyo mpamvu kuba umusitari mani ni ahantu wakwepera ayo mateka, nta hantu wakwepera ayo mateka uko byagenda uko ariko kose, kubera yuko mwibaza nk'ibintu bya 2010 ariko mu ngo byongeye bikagaruka bikongera bigateza saga.